oya nagaru gutete ufite bangahe se oya mfite abatandatu aho ufite batandatu ni kangahe nimero yambi nago nakugira nk'uwasabye wa nasabye ko ateganya kuzamuzana ngo kuri kamera niko yatwemereye bamanze babirebe reba uyu nguyu ni cya gitunguru kirekire Yanga yagiye mu ijuru Yanga yagiye mu ijuru hafi yari yaranakishijwe kwa VAVA urubanza rwarangiye rwararangiye kwa VAVA nayo nubwo akora gutinza bagiye kwa JAYPOLLY byacyari mu mayirayira abagabo bagufi Petero na Nuza ko bagabo bari mu ijuru pe Petero baba ni bamwe bagusoza musanze yo baraba Imana itanabatwaye ubwo yabaye bahemukiye Imana iguhaye ibyawe mwisi kenshi na kenshi byinshi rikunda kubikwiba nuko iteye muri make abakire bari muri Kigali kanze mbigusiba banza banza wumve yes reka ngusuhuze kandi nkwereze ikaze dukurikiye kuri BigTown TV Dr M TV ndetse na Fanny TV show Fanny 250 okay nibeshyeho ariko nyine nta kundi dutangiriye rero ku ibumoso reka Dr M atangira twibwira Mike urakoze kutwakira kuri BigTown TV murakoze cyane ni byinshi nakavuze ariko reka nshyira akadomo kugira n'abandi bavuge murakoze nge amazina ni Fanny no muri nk'ibisanzwe nubwo wari uyivuze nabi reka mbivuge neza ni Fanny TV 250 nagari Fanny TV show ni Fanny TV 250 nanjye ndi sheri na mugore wivuga haleluya na mugore wivuga yenese nshyira akadomo ndavuga ati ibindi biravuga n'abandi ubundi ntabwo nakwiye kwivuga habe na gato oya se kirazira nagwaye uburenganzira nta kibazo uburenganzira n'ubwawe Ako se Fanny seko ndeba afite isoni Fanny ko watangiye kwifata nk'umugore kandi mutaratwereka ibirori oya ariko iteka umwari w'u Rwanda agomba kwitwararika paka kandi atuba turabagore reka ese twebwe tubabyara umuntu aba umugore gutatarashyirwa mu rugo nubundi nkuko bavuga ngo ni igitsina gore twese ni umugore rega umugore ahora ari umugore kuko nubundi nta hantu azabicikira nubwo atashyirwa mu magore ariko nubundi nabyara cyangwa akagira ute azaba ari umugore wowe watangiye kwibara nk'umugore w'umuntu kandi ndi umugore mfite muri akora umurenge okay ufite umwana okay navuga ngo ndi umufiyemeri okay noneho nkaba ndi kumwe na sheri wanjye reka muvuge nubwo yanze kwivuga yagize isoni sheri wanjye akaba ari umuproducer akaba ari umuhanzi nanjye nkaba ndi umu-YouTuber ko babyitara yes nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye muraho neza bwana sifiwe mbe na mbere mbanje kubashimira kuba munyakiriye kuri iyi TV show yanyu TV show BigTown TV show tiene gukora show amazina yanjye nitwa Ntare Pacifique ndi umuramyi ariko kuri channel yanjye cyane nabazaniye nawe ufite channel Ntare Pacifique official ukongeraho official Ntare Pacifique official bagerayo bakande subscribe bagiye bareba indirimbo z'Imana ushyiraho bazisharinge n'abandi kugira ngo bagende bafashwa bakizwa tugera dukizwa iki ni cyiza cyo kuramya no guhimbaza tugakora umwami wacu cyane ko mbere na mbere imirimo wakoreye kuri iyi si haleluya iti kizakugeza mu bwami bw'ijuru ni imirimo yawe uri gukora hano kuri iyi si ndashimira cyane Dr M niwe producer wanjye official cyajya ngo bagitage umuratari muri make Dr M niwe uri inyuma y'ubuhanzi bwawe Dr M of course ni umuvandimwe wanjye twatubanya kondo
mutamubona gutya twatubanye akonda ariko aravuga ati nare Pacifique ntago iramana igomba kuzima. Mu mwaka washize yakoze indirimbo ya mbere none se Pacifique ndi muzima tunatwibwira nyine nk'umuhanzi wa gospel tubanze tunumva iyo mpano Dr. M cyashya tuzaniye. Nagarutse no mbazaniye kwa Yesu. Kwa Yesu ni mu mahoro. Twinjize muri Yesu Kristo rero. agace gatoya nawakwirikiye uzakorwa n'isoni nawagukoreye uzikorera amaboko Jehova Rafa Jehova Jireh Nyir'ingabo ni wowe niringiye Jehova Rafa Jehova Jireh Nyir'ingabo ni wowe niringiye. Fana ashobora kuba ari umupagani ko abandi bari kuririmba bahimbaza ugaseka. Yasetse yari yafashijwe ngeze aho ngaho bageze ahantu bincanga ndimi. Oya ameze nk'aba bantu kwa kundi kera tukira abapeti ari ukuntu abaga uri gusenga babaga bari nko gusenga nyine wenda nko mu rugo bagiye gusenga wenda nk'ibiryo cyangwa se bari gusenga nyine bisaza. Oya wapi ukajya ubareba ukabona babaye banini byata ugaseka sinibyo ari ukuntu abana bababwira ngo musenge agatagira bivuga agasigaho umwanya wo kugira. Reka Dr. none sasa reka twinjire mu kiganiro nyirizina. Mike behind the camera cyangwa se behind the game hari Mike Lamar nawe bamwita The Lion urumva intare ya Yuda umuhungu wa Bob Marley cyokora kabiri yo ubushize rero bwo wakoraga ikiganiro kuri BigTown na Patrick the entertainer muri telefone yawe tweretse umukobwa utubwira ko ari umukunzi wawe ariko ndikubona atari uyu nguyu turi iruhande uratendeka wabonye bagateranya imiryango ariko mwagiye mureka guteranya imiryango dusobanurire kuko ubushize watubwiye ko ari umukunzi mushyashya udashaka kuvugaho byinshi ariko uyu munsi wa none ndi kubona imbere yawe natubwiye ko muri abakunzi ntago rero nabonye muri telefone. Ntago ari wabonye? Ntago ari. Nongere nkwereke kurebe. Nongere dushyireho video. Nongere nkwereke kurebe. Nongere dushyireho video. Shiraho video. Ngatwereke muri telefone. Maze kutemba bwa kabiri. Ubundi kwa dore ukuntu bimeze. Jewe ntabyo uvuga ngo wenda ngabakobwa cyangwa se ngiki urumva. Je ubu ngubu ntabwo ndahitamisha na kwijana. Kandi fana ko bara nk'umugabo we nanjye mubara nko madamu ariko nyine ntago turajya mu murenge nitujya mu murenge niko nzaba nahise ubwo rero uratendeka. Oya ntago ari ugutendeka oya bitewe abatandatu aho ufite batandatu nimero ya mbere wapi nta numwe n'uyu nguyu nabitegereje ko igihe kigera nyine asa Dr. tubwiza ukuri ntabwo ari ugutwika ngenda ndashaka kumenya iby'urukundo rwawe na Fani. Urukundo rwawe rushingiye ku irari, rushingiye ku gutwika, rushingiye nibyo rushingiye ku iki ndashaka ubundi tubwire we na Fani iby'urukundo rwanyu byaje bite inkundo ni nyinshi hari igihe ushaka gukunda umwana ni mwiza n'inkundo za kontara zirahari nazo ntaga contract hari wenda hari ukuntu ugira abakunzi kuko Dr. Emana atwemera ko afite abakunzi benshi hari uwo gutemberana hari uwo kwicarana kuri kamera hari uwo kwifotozanya nawe ubundi urukundo rwawe na Fani erega umwami aba ari umwami urukundo rwawe na Fani reka ntago nakugira nk'uwasabye
wa nasabe ko ateganya kuzamuzana ngo kuri kamera niko yatwemereye madamu wasabe amufite mu gikari wasanga bafite ubu ngubu batari bazazana kuri kamera reka je nawe nyine wowe wabereye ese Dr. ngaho rero tumare amatsiko urukundo rwawe na Fani rwatangiye gute byaje gute mwahuye gute bamaze amatsiko nguyu muramubona sibyo turi kumwe Michel wanjye nibyo mwahuye mute nibyo wamukundiye iki base ndetse ukuntu ari mwiza ariko se koko niyo uri kureba nta nubwo umeze byibura mwe abona hari akarido kuri akarido urebe neza urahita umubona wagakuyeho oya ntago ndagakuraho numvisha biva mu kanwa kawe umwitegereze umurebe uyu mutoma kukubiye ikirago kiroza ni ikirago kiroza kiretse mu ateye nk'igitunguru ateye nk'igitunguru man Fani ubushize Dr. Yemo yatubwiye ko akunda umukobwa ngo uteye nk'igitunguru mama nzabirebe reba oya Dr. Yemo natubwire ndetse nateye igitunguru hari ibitunguru biba biteye ukuntu uyu nguyu ni cya gitunguru kirekire kimwe cya onyo urakizi onyo neza Dr. wa kirekire kiba gifite na twa tundi twatsi hejuru urabona ko kiba ari kirekire gutya yagera hasi kigahita kigira gutya hakaba hari na cya kindi kimeze gutya reka genda havese mwana yanjye padiri noneho padiri nawe ibyo bintu urabizi koko igitunguru ngo cyitwa onyo igitonore onyo ni iki ase mugeze mu bitunguru muti niko Dr. Yemo mugeze mu bitunguru urakaza neza Dayitaseina ni amahoro se ni amahoro masaka madamu manager boss nawe ni amahoro se bamwita Ntare Pacifique yitwa Ntare ni manager wawe se we ni umuhanzi wanjye umuhanzi wawe ugari muri lebo yawe ari muri lebo yanjye ariko wajuje akora gospel biratandukanye n'ibyisi bitandukanye n'ibyisi ariko ataradusengera namanza dutema agasengesho nta kintu bitwaye dutema agasengesho sha akakaririmbo kakabiri Bwana asifiwe. Haleluya. Asifiwe sana. Amina. Reka duhe Imana icyubahiro kubw'aka kanya gato yadutije ko kubaho. Ngira ngo mu kanya nari ndi muri church. Ariko nagira ngo mbasangize no kuri amavuta. Urayafite se? Amavuta ndayafite papa. Ni bwoko ki? Nayo mwuka wera. Ni bwoko cy'amavuta ufite? Ni amavuta y'umwuka wera. Ntago ari amamesa? Ntago ari ubuto bro, ntago ari ubuto. Twagiye. Uyu se Fani nta byaha mubonyeho? Fani. Umukobwa mwiza ngo yambaye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ubwiza bw'Imana rwose kandi namwe murabibona. Mikoro yihindukize gutya. Thank you. Okay gutya. Fani ubonye nta byaha afite? Uyu ni umuziranenge n'umutagatifu. Mwaje turi kumuvuga tubati ni ikirabo kirozo giteretse mu ivasi y'igitunguru. Kurumva utangiye kurusha umugabo w'imitoma. Wallahi. Ubwo niba mugutwaye dore. Shabara aramujyana. No pasi ndakwiya uzamujyana. Oya ntago namujyana kuko icya mbere cyo nizera ko Imana niyo ihuza umugore n'umugabo. Kuba yarabahuje ukabonye ko muberanye. Abantu se n'abantu bihuza nawe noze kuvanga ibintu. Ajye abantu bihuza. Abantu barihuza. Imana siduhuza. Reka tujye mu mwuka. Tuve mu mubiri. Abo wowe garuka mu mubiri uve mu mwuka. Byo ni scam. Yanjye ndaguma mu mwuka. Birimo ni scam. Ntabwo nguma mu mwuka. Utangiye uvuga uti ase ko ndi gutaka umugore w'abandi ntabwo nzamutwara. Oya wanjye arahari kandi igihe nikigera Imana izamuza nawe kuko icya mbere cyo nemera ko
umugabo ntabwo ari ushaka umugore ahantu mu nyumve neza umugabo ntabwo ari ushaka umugore ahubwo imana nibahuza reka genda igihe nikigera imana ikamuzana we ubwo si guhuje n'uyu nguyu twe twarihuje igahita ibahuza ku mugambi wayo nzabyakira kandi nzabyishimira umugambi w'imana si uw'ejo ntabwo ari uw'ejo muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere batubwira ati mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yari imana kandi yahoranye n'imana ahinduka umuntu abana natwe rero umugambi w'imana ntabwo ari uw'ejo yahindutse umuntu ubu ngubu ari hehe yahindutse umuntu asubiye mu ijoro siko fanabizi ngo yasubiye mu ijoro yagiyeyo ryari mu ijoro arangije arongera aza mu buryo bw'umwuka buri wese ari kumwe nawe n'imana nawe uramufite mu mutima hano n'ubu ngubu turi kumwe umwana arimo reka genda urakora kwibere ndahita nawe wabizemo akantu k'ubushurashuzi urakora hano ngo uze ngo jambo ngo muri kumwe ubwo se kuko ziwe njyewe ntabwo muze bonegereje yategeze gute ubwo se haratwika ubusa ariko byanjye ugiye kudusenyera satani agenda kuyobya satani ni uko akora birumvikana ni umunyembaraga ariko hejuru y'imbaraga ze hari iz'imana tujye twemera ko hari imbaraga z'imana mureke tubanze dusenge dushimira imana ku bw'aka kanya gato yadutije ko kubaho reka duhe imana icyubahiro ujye ugirerekwa bikomeye cyane bano bantu sinayerekwa bagezeho abantu rero urukundo reka banze yegera imana imana irakwereka iyo wegeye imana nibwo ikwereka buri kimwe kanumva yaratangiye kubarondora rwose reka mbivuge pe ikintu cya mbere nabonyeho ubwiza bw'imana pe nabonyeho ubwiza bw'imana kandi ibyo nabibabonyeho magera umukozi w'imana mwazanye n'isikamu nta bwiza bwa satani watubonyeho oya ntuwese umugabo mwigi ongera urebe neza agafite irarisha ide reba ukuntu yitegereza fani uzira arafite oya nararingira pe ibintu bya mbere nshimira imana yanyweyemo ikintu cy'irari uko niko none se nujya kubana n'umugore wawe ubwo nta nubwo muzajya mujya mu cyumba byibura ngo mukora inshingano z'abakozi ariko izo nshingano ntabwo zikorwa ku irari ni igikorwa cy'urukundo gihuza babiri n'ubundi bakaba umwe ariko ntabwo ndagira inama n'abasore pe nimba mufite iryo rari ryanyu rwose nimuze kwa yesu rwose abakize iryo rari kwa yesu kuko iryo rari ridutera icyaha cy'ubusambanyi kandi icyaha cy'ubusambanyi imana cyangwa urunuka kiri mu mategeko 10 imana yavuze ntugasambane ntukibe ntukice ntugasuzugura ababyeyi ntukifuze ikintu cy'undi ntukifuze umugore w'undi ntukifuze kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi rero rwose mbabwiza ukuri pasika d'imana ni ukuva mu byaha niko kujijuka uko niko kuri n'ubu satani akigutwara gusenga se byanze byanze nuko reba igihe twari tuva ngo ugiye gusenga n'ubu byanze bano bantu bashobora kubata umwuka wa satani urimo kugenda ugukura agakira nubona reba fani nanjye kugira ngo yerekwa kuri fani urabona wene Dr. Yemu ufite umwuka wa satani ugenda ukurura umuririmbyi w'imana kugira ngo gusenga byange n'ubundi mu busanzwe uka satani muri nyari ya Yesu reka intego za satani ni ukurwanya ivugabutumwa mu kwamamaza cyane cyane nkatwe mu baririmbyi ho abyumva vuba cyane kuko batubwira ko yarimbaga amajwi 12 icyarimwe mu gihe ngiye umunsi wone njya muri studio nkabanza nkaririmba ijwi rimwe rikavaho nkafata irya kabiri rikavaho nkafata irya gatatu ariko ibyo byose yabikoreraga kimwe akareba amajwi 12 rero rwose hatabayeho kubw'imbaraga z'Imana Paulo navuze ngo dushobozwa byose nande
na Kristo uduha uduha imbaraga Très bien. hatabaye kubw'imbaraga z'Imana twe ubwacu ntabwo twakwirwanira nta n'ikintu reka ko ntabwo turwana n'abafite inyama n'umubiri n'amaraso ahubwo turwana n'imyuka y'ahantu mu kirere ahantu h'umwijima. reka dusenga Imana igikomeza turinde kandi dushoboze muri byose reka duhe Imana icyubahiro Sengere n'abanyarwanda muri rusange. Ni couple uyisengere. Sengere ni couple. Uyimentioningemo. reka duhe Imana icyubahiro Ujye muvuga ngo amen, ajya arimo gusenga. Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze Data reka ingoma yawe yogere hano ku isi hose Nyagasani twongeye kugushimira ku bw'aka kanya gato wadutije ko kubaho ukemera ko tugeze uyu munsi iyi tariki ya none agatima kagitera kuka Nyagasani habwa icyubahiro ni ukuri Data turakwinginze ngo turi muri isi y'umwijima ariko turakwinginze ngo tubere urumuri Data tubere urumuri tumurikire intambwe zacu ubwo wari uvugiye ati uzatera intambwe imwe gusa ndatera 99 nze ngusanga Data Nyagasani ndakwinginze ngo mwitabaza ryawe muri rwa rumuri reka Data bari mu mwijima ubakure muri uwo mwijima ubazane kwa Yesu ni mu mahoro Nyagasani nongeye gusengera aba bashiki banjye n'abakuru banjye Data bari mu rugendo rutoroshye nta kintu umwami bakishoboza batari kumwe nawe komeza ubashyigikire mu rukundo mwami Nyagasani ni wowe wahaye Adamu umugore mwiza umuha Eva nawe amubonye avuga ati uyu ni akara ko mu mara kanjye n'akabavu mwami Data bashyigikire kandi ubakomeze ububake muri byose kandi Data urukundo rwabo n'abazabakomokaho abo bose mwami reka bazakugirireho umugisha tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo Amen. Mugiye kubyara se? Tuzabyara igihe nikigera. Uvuga ngo bazabakomokaho nyagwenda yeretswe wenda ko atwite. Babona yawe. Unabyeretswe aratwite. Wabibonye? Sanga karimo. Afitirari nawe babwiye mwabana. Ngere ko namwite. Karimo sha. Mwigisha afite urizeye ko karimo? Yawe se karimo se kandi tutarabikora. None se wowe urimo uramubaza nkaho wakatanze ubuhanuzi bweruye ngo urizera ko karimo impamvu wabihamyaga nka karimo ariko kubw'uko uwe ubwe atizera ko nta karimo yagira kwizera kwe nyine kaba karimo ariko kuba muri we nta kwizera afite ngo wagira ukwizera nk'uko akabuto ka Sina ibintu ni ibya Mariya shamba ngo wagira ukwizera nk'uko akabuto ka Sina wabwira umusozi ukagenda urakoze cyane entertain Mariya se ko byabayeho Mariya nyina wa Jambo ko byabayeho none se ko fani nawe ugiye kuba nka Mariya nawe ukaba Yozefu nanjye nkaba Yozefu wabyihangane ariko sinabyihanganira ntabwo abana n'umugore utwite utaramutera kirazira wabyihangane nari mbuze ibintu bitari byo uvuze ngo nka papa sava nagakubye uvuze ngo nka papa oya nari mvuze ngo mbe nkanuza nka runaka ubu rero umwana utari wese wamureze atari wabimenye yangane prate niwo bivuze twikomereze rata none se usenga nta kintu kije muri wowe wumva wagwino couple ikintu cya mbere Dr. Emo ni umukristo arakishijwe icyo navuga cyo cya mbere Dr. Emo arakishijwe aranzirega ntabwo ari nkaho utazi mbese we ntabwo ukishijwe uyu munsi wa none uyu mudive cyangwa abadive ntabwo muba mukishijwe Dr. Emo arakishijwe uyu munsi wa none ntabwo nyishijwe se niwe mukomando wanjye mfite uri kumfasha kuzamura ibendera ry'Imana ndezi ko akijijwe ahubwo ndi guseka ukuntu muri kubibona we batatubwire navuga ko Dr. Emo niwe musirikari wa Kristo uri kumfasha mu kuzamurira ibendera ry'Imana murahuza ibintu bidahuye mwana kuba umuntu wenda gukora indirimbo z'ubuntu niwo kubihuza no gukizwa reka ariko umusirikare nko kuzamurira ibendera wegeze umusirikare wa Kristo aravuze mu muziki
nje ndi umukristo nzahora twebwe wabibonye ko nawe yize erega ese kuba umuntu agufasha mu muziki nibyo kuba utavanga arakijijwe kubera ko atakwishyuza indirimbo ariko nawe ubwe n'ubusanzwe afite gospel mfite ingoma za gospel man gutema imwe y'icyongereza wumve naribi mu makanya naribi haleluya abakristo bavandimwe I saw a white horse. He who sit on it was given a crown and went out conquering and conquer all the world. I saw a white horse. He who sit on it was given a crown and went out conquering and conquer all the. Now I saw the heaven opened, and behold, a white horse. He who sit on it, he called the faithful. He saved all nations and judges all nations and conquered all nations with a lot of iron. He was crossed and developed deep in the blood of Jesus Christ. His name is called the Word of God. For all the time, I. Naragwa. Uri kubona menga. Uri kubona nenda kugwa se bazi. Dore se waje guhura na Dr. Emo gute? Dr. Emo nuko twatangiye tubivuga twatubanye akondo uretse gatoya niyo mpamvu kwifashisha uretse mwakiri by'abana mwakiri by'abana twatubye akondo bro muri kumwe we nawe icyo gihe sibe byakaje njye nababwiye ngo bamurugera rw'ukuntu batobye akondo kandi twakinaga biye imvura imaze twakinye biye gukina biye naguze ibyandi mwe mwirwa muvuga imwe by'iwanyu hariya kwa gasuku ngo ni kuri kabyindi hariya ko nabyo yize ukora Gatemu tuziranyeho byinshi byacanaga ari bya nona kabyindi ni boro nyine yo muri kabyindi yo kwa gasuku nyine urumva niyo kwa gasuku urumva bro bashyiragaho akondo ku buryo byahitaga bimera nka gutya none ugahita ushyira biye gutya urumva nanjye mbere yuko dukomeza hari akandi karirimbo nyine dufitanye nako k'Imana twe turabaramye ariko bivanga n'izisi Imana oya si uvuga ngo mbivanga n'izisi izisi ni ugushaka amaramuko ni ubuzima ni life urabizi so hari akandi ngese nawe uzajyayo nawe ririmba araje abakubita yayo mu gitaramo cy'Imana nawe uzajyayo nitegeko ye baba we muze kwa Yesu namwe ni muza wowe ese ni he ni mu mahoro kwa Yesu ni he mamutuwe mutuzi ni mu ijuru ari wagiye Yesu kwa data wa twese benshi bagiye mu ijuru Yesu ariyo Abraham ariyo basokuruza bariyo bande bose ni benshi bari ngo na VAVA yageze na VAVA ariyo ninde se wabiki ko muri Yesu yabagiye mu ijuru oya ntago ari buri wese ariko biterwa uhamya gute se ko VAVA yagiye mu ijuru icyo nemera cyo kuri wese VAVA fana nsubize reka kamwunganire ngo wese nsubize urate umwunganira yasubije impamvu mpamya nashidikanya ko VAVA ari mu bwiza bw'Imana VAVA ndamufata ni umubiri yari yambaye ariko uriya mubiri wari urimo roho ya Nyagasani sinzi nimba muri kumva neza muri make umurusha Dr. Emo mwatubanya kondo kabisa komeza umutubwire icyo navuga kuri VAVA yari umwana mwiza umwana mwiza umubyeyi mwiza nuko urahari aruhukire mu mahoro kandi abamarayika ba Nyagasani bakomeze bamugutse bamutuza heza kabisa imirimo yakoreye kuri iyi si Imana yanditse mu gitabo aho ari ndabizi neza ko abikiwe ubugingo buhoraho amen yararise
no mujya mwarabona twabonye kenshi umeze akazahari se ibyo Patrick dakwiyamye ariko niba ndibariza ko Patrick dakwiyamye dakwiyamye ko yararize Vava naramukundaga yaramuzi yego waramukundaga nawe yaragukundaga wenda ibyo byiborere Ahubwo se wowe ni sinansoza. entre parenthèses oya tubabarira, ibyo man. tuzavuga nawe ubutaha ariko urumva ko udahari uyu mugabo yatubwira ibintu byinshi utazi reka genda sinuva ngo ndumva ikigaragara cyo namukundaga n'uyu nguyu uri kumutega ni ngo wowe urimo uragenda umuca mu ijambo ariko no ko umugabo afite ibintu byinshi cyane yatubwira kuri Vava ibyo byiborere Vava wari umuzi gute reka yiruhukire mu mahoro ibintu rero byo kumuzana gutya ntabwo aba ari byo ariko si mwe mumujyanye mu ijuru nyine nkabasobanura tumujyanye mu ijoro yageze yagezeyo ko yaragezeho yagezeyo undi muntu wapfuye se mubona ataragiye mu ijuru we nini Eliana Kayiniki ndavuga abataragiye abantu bari kuvuga bataragiye mwa hano mu isi hano turi uyu muntu turimo u Rwanda mu bantu Hitler yagiye tugiye yose. tuzi tuvuga mu Rwanda tuvuga mu Rwanda oya yagiye uvuze ku isi hose wabanje kuvuga ku isi Hitler yagiye awuze umutima wa Hitler tuvuga mu Rwanda abo tuzi reka fana mutubwire nagajya heza nagajya heze katwumva oya wenda bagiye bo bitewe n'ukuntu nari mbazi nahamya ko bagezeyo bose bagiye abo nzi nyine ari kubaza utaragiye ndavuga abapfuye nyine abuzi bagiye mu ijuru abozi bagiye abataragiye abataragiye ahubwo abatarava mu mwuka ngo bajye hari abo nzi batazajyayo ntabwo bavuze sigiye gukurura bifu muri social media mbese abapfuye bose bagiye mu ijuru abo njyewe ngiye nzi ndahamya ko bagiye ubwo reka twibukiranye ubwo hari Vava hari Buravani hari JAYPOLLY hari DJ Mira abandi ni banda Kizito Mihigo Big Boss arya undi ni ndera munyibutse ariko muza yanga yego yanga ako se buriya yanga yagiye mu ijuru we yanga yagiye mu ijuru hafi yari yaranakishijwe oya biriseriye yari yaranakishijwe bagiye kubiga nobere simbizi ariko yagiye nawe urumva urabihamya ndabishidika nyine ndi hagati Buravani yagiye mu ijuru Buravani we nabihamya ko ari mu ijuru Dr. wari he kizeho akadomo okay hagiyeho akadomo ariko fani umugabo mufashe mikoro uzajya none uyu mutungo uyu muntu umufashe mikoro wari warushye okay ubwo twagiye ubwo JAYPOLLY ari mu ijuru JAYPOLLY ari mu ijuru fani ari mu ijuru JAYPOLLY cyanda bishidikanya okay ndi hagati ashobora kuba akiri hagati oya twebwe na hagati hari ukuntu bajya mu rubanza Satani akaba ari aho ngaho afite igitabo cy'ibyo wakoze by'ibyaha Imana nayo ikaba igitabo cy'ubugingo gifite kwa Vava urubanza rwarangiye rwararangiye kwa Vava nawe nubwo bakora gutinza bagiye kwa JAYPOLLY biracyari mu mayirayira hagati aho ngaho barareba Yanga wari ufite ibyaha byinshi cyangwa se ukuri kwinshi ubwo niho azajya yanga ari mu ijuru yanga ari mu ijuru twagiye fani yanga ari hehe shangiye ntago nabihamya ko ari mu ijuru erega uko tuvuga twese ngo turakijijwe dushobora kuvuga ngo tukanabereka abantu ko dukijijwe ariko atari ko kuri rero ngewe sinabihamya kuko sinabihamya pe ariko ubwo biri hagati na hagati nawe reka mushyire hagati DJ Mira DJ Mira inshuti yanjye magara sha magara kabisa ari mu ijuru se ari mu ijuru ariko wowe nuze kuzana ibintu bya santima byuko na umuntu inshuti yawe ngo niki wovuga nyine kubera inshuti yanjye ari ukurikije imirimo ye abaye atari inshuti yanjye ubwo ntabwo yaba ari ariko kubera abantu bose bari mu ijuru bari abashuti bawe kubera inshuti yanjye ari fani ariyora DJ Mira niwe muntu wa mbere twajyanye muri studio bwa mbere 2009 nanjye namukoreye indirimbo urumva namukoreye indirimbo nyine kuri muri FR studio kwa kundi tukiri abana twakoreshaga laptop ukamurikodingisha laptop iyo laptop yanjye ni nayo twadigishaga aho twiganaga kuri Ami des Enfants so namukoreye indirimbo yitwa Mbega ahita ambwira ati rero indirimbo ni fresh urumva namufashe gukora rihaso yayo kuko iyo urumva ntabwo yari kuri standard ko nibwo nari ndi kubyiga nyine tu ibintu byo gukora indirimbo nyine tu nibwo yasa njyana sasa kwa Davidenko muri F2K studio
F2K nibwo yari imaze urumva izo mpamvu zose zimujyana mu ijuru zatumye ajya mu ijuru. yego ubwo tugeze kuri inde Big Boss shawe simbizi inde Big Boss mwari ubyibushye cyane w'ibiro byinshi nawo umuntu uza wajya gukora ibiganiro kwa Bayago ya wajya gukora ibiganiro kwa Bayago ubyibushye cyane wowe ntago muzi ariko uramuzi wowe ndamuzi ariko nyine ni moyenne ni make no mu ijuru yatugize abacamanza bo mu ijuru babagabo bagufi Petero na Nuza Peterolani ko bagabo bari mu ijuru pe Peterolani baba ni bamwe bagufi baza Musanze yo baraba Imana itanabatwaye ubwo yabaye bahemukiye tujye tuvugisha ukuri barabana Imana itabatwaye yawe n'abahemukiye dore mite nkubwira akantu ni ukuvuga ngo ubundi dore ukuntu Imana ikora Imana iyo iguhaye ibyawe mu isi kenshi na kenshi byinshi bikunda kubikwiba nuko iteye muri make abakire bari muri Kigali kanze mbigusobanurire banza wumve nuko utarasobanukirwa kangusobanurire Yesu yarivugiye ati ngo kujya mu ijuru k'umukire cyangwa se k'umukungu ngo ni nkuko wafata kujya mu ijuru k'umukungu ngo ni nkuko wafata ingamiya ukayicisha mu rutobo rw'urushinge nuvuga ngo ni 1% ushobora kuba yagiye muri abo ngabo nuko ngo abakene bari mu isi none umva kandi kantu Yesu yese avuga ngenda ndaguha ingero wowe wikuriremo igisubizo arakandi kantu Yesu yese avuga ku muntu witwa Lazaro urumva umukecuru witwa Lazaro yahoraga ahazwa yego uretse ndabigusobanurira ni umukecuru witwa Lazaro atari Lazaro wa undi Yesu yazuye wundi babiri bitiranwa reka mbigusobanurire ndakubwira ibyo nzi narayisomye sibyo hari umukecuru witwa Lazaro urahita ubyumva nyine nari manza umukecuru witwa Lazaro nyine buretse yanditse Yesu kuri telefone mu ndebe nyine wimvugiramo basi reka no umukecuru witwa Lazaro wimvugiramo wereka manze mvuge story nirangiza uhita unyomoza sibyo byiza kuko urahita ubyumva uraza kumbwira izina rye nyine uraza kumbwira izina ry'uwo muntu nuvuga ngo ariko nyine umukecuru witwa Lazaro ntacyo yitwa Pazo urumva umukecuru witwa Pazo wahazwaga n'ubuvungukira urumva yahazwaga n'ubuvungukira bwari buvuye ku meza nyine y'umukire urumva yahoraga banza wumve nyine ndangize man watse kumvugiramo kwe urumva yahoraga hazwa n'ubuvungukira buvuye ku meza ya Nyamutunzi ya Nyamutunzi niko muri Bibiliya byanditse ni Yesu ni story Yesu yabwiraga abigishwa be bukeye nyamukecuru aritahira nyine aripfira urumva bukeye na nyamukungu aripfira urumva bahurira iyo ngiyo urumva umukecuru ahita ajya mu gituza cya Abrahamu ariko birivuga ngo iki nyine mbabara nsoze nta kibazo sibyo umukecuru ajya mu gituza cya Abrahamu noneho bose barapfuye noneho Nyamutunzi ngajya atangira kubabazwa nyine ajya mu muriro noneho akajya areba ngo nyamukecuru ahantu ari akajya amubwira ati ngo byibura ngo wambabariye ugakoza ngo intonga y'urutoki mu mazi ukanonyangiriza byibura ku rurimi byibura ngo ko numva inyota inyishe abwira nyamukecuru witwa Lazaro urumva noneho nyuma Abrahamu aramubwira ati ahangaha harimo umwerera munini ntago mbese ntago yabasha kubigukorera ngo bishoboke ngo wahawe ibyawe umva aho naringamije wahawe ibyawe ukiri mu isi nawe yahawe ibye angezeho nyine ageze mu ijuru niyo mpamvu nari nkubwiye kuriya nyine kenshi na kenshi abantu nyine babatunzi nk'abamirenge ku ntenyo ntago ari abatunzi bose nyine ni nk'abamirenge ku ntenyo kenshi na kenshi kujya mu ijuru biragorana ntago ari abakene cyane nabo ntago bazajyayo bisaba nyine abakene ku mutima bafite inyota y'ijuru ntago ari uvuga ngo kuko n'uwo umukene cyane uzahora wifuza wicuza ugira ishyari uriya ngo afite imodoka ngo uriya afite iki ubundi kuba uri normale utagira ishyari abandi ugira urukundo muri wowe ubana neza n'abandi iyo niyo mirimo ibagara ijuru icyo gihe kandi ijuru ugomba kuzarijyamo kandi Pazo urabizi nawe uri umudive wo ku munsi wa 6 na 7 ahubwo nta nubwo uri umudive ndikuyeho iry'ubudive ndikuyeho mbabarira mumbwire ugereranyije Pazo azajya mu ijuru Lazaro Pazo urabona azajya mu ijuru Pazo ntago azajyayo
ndetse umuntu utazi bibiliya wazajya mu ijuru atazi bibiliya uzi ukuntu ivuga se ngo nitugera mu ijuru tuzatungurwa no kubona abantu tutakeka noneho ba bandi wiri kubona hano ngo babwiriza ngo basikama ngo bigize ba pasiteri uzababurayo kagere bano bantu barimo wenda ngo ba Hitler yicaye Dr. ngo ari gusoma bibiliya abeshya abantu umubureyo ugiye gutyo ubona umunyabyaha nka Fani ariyo ubwo se urumva ubundi umugore n'umugabo baba ari umwe umugore n'umugabo baba ari umwe ubwo se urumva yansiga biruzi ukuntu ivuga ngo umwe azajyanwa muri asigare n'abaryamanye mu buriri ako kantu bakazi sha wasoma ariko siko mwamaze kumfima n'umugore n'umugabo we na Fani bitwaye iki se Fani nibyo yanjye niko mbizi mwagiye mu murenge ntabwo turajya ariko turi kubiteganya mwe kubiteganya ryari vuba ngaho uzabona tugutunguye ndayitateja tasema ariko ni vuba vuba nawe n'ujya utina ngira ngo imbeho ntabwo ngira ngo nawe imbeho irakubasha wallahi imbeho itazanyicira mu buriri imana ubwo si ubwo shabiyo rero ariko se wabundi wanyerekaga muri telefone ko atari ubwo wamwumvise wa gatatu wa muntu wanyereka kuri telefone byajyanye uyu ni wa gatatu nta n'icyumweru giciyeho dukoze ikiganiro bahise cyo iminsi 8 bitsi 10 ubwo nibeshyeho 2 nari bibeshyeho 2 yagiye so wabonye so urabizi ko nyine hariya nari ndi kuvuga ati hagira uwipanga akazi yego Fani yarebye ikiganiro hari uwipanze akazi rero hari uyu guyu nuko ngo Fani Gopali koko nipanze akazi oya bivuge neza nipanze akazi sorry Fani hangane bibaho wagumvise kuranga ikiganiro duteranye kureba ikiganiro kipanga akazi ni ibintu bibaho ihangane ikiganiro so kibonye ute Fani kujya uvuga iti wenda reka nipanga akazi ikiganiro ntabwo nakibonye wipanze akazi subikuye oya ahubwo nabimbwira ukuntu byayenze urafite uburyo yakipanzemo nyine tu ntabwo ari ngombwa kubishyira kuri kamera umugore n'umuga ariko urukundo rwanyu rumeze neza ngira ngo mwese telefone nagaze password oya niba uzi iyo password ahubwo wa muntu yaberekaga yamukuyemo wese kutanari Fani se ko atari agiye kujya ntabwo turajya muri shoot y'amafoto meza tuzakora muri password iyo telefone nisiri ngombwa yo uyu mugore n'umugabo nakumye batazi password ngomba kwazi na momo pin we muhe abantu bagiye kugira kuri etape y'umurenge nubwo turi shootinga byibura ngo tugire n'amafoto biracyari mu rugendo man mpanga umurenge byose ni ibintu dupanga rega ni ibintu twese dupanga ntabwo ari ibintu tuvuga ngo turapfa kuvuga ngo turakwita aho ngaho mani urugendo ni gake c'est ça ahubwo bitanda kwemera mwana ibyo byose Havisi. utinze ibintu birapfa yatinze birapfa man subizi none na Fani nawe agiye ahita yagira undi wipanga akazi direct unagahita wamagana ubanza Dr. Wema akorera imbere kuko abantu bamaze kumbwira iyo foto bagera muri 4 Dr. mu mico yasize dukorana ikiganiro na wa mujama hara kwa gasoko ako kantu yakavuzeho ngira ngo no kuduteranya uriya mujama yabivuze uyu yarabivuze ako muntu ariko icyiza cyanjye ibyanjye biba biri hanze byose biri hanze sinumva bose batabizi nyine wasinge dutareka twisoreze hanyuma twongera tuganire na couple gusa urumva siko bimeze twisoreza n'iki mubwira abantu tubanze ku muhanzi umusaza duteremo n'akakaririmbo kandi duteremo kapera bwe n'abantu YouTube channel yawe abwira abantu YouTube channel bahe na nimero yawe YouTube channel yawe yitwa ngiki YouTube yanjye channel ni Nare Pacifique Nare Pacifique official byonyine uhita umbona official okay twagiye dutema imirongo hanyuma wibutsa abantu indirimbo yawe yasohotse nawe bayisanga indirimbo yanjye yasohotse ni indirimbo nshyashya ikaba yasohotse uno munsi ni indirimbo izana abantu kwa Yesu indirimbo izana abantu kwa Yesu indirimbo kuramya Imana buzima bwanjye mahoro yanjye byishimo byanjye ni wowe niringiye nakuvaho ese nkajya hehe ni wowe niringiye kwa Yesu
ni amani tu. Okay. YouTube yawe yitwa ngo iki? Hanyuma indirimbo yitwa ngo iki? Indirimbo ni kwa Yesu. Kwa Yesu wakoze kutuganiriza. Abantu barayisanga he? Ni kuri channel yanjye, jya kuri YouTube wandikemo Ntare Pacific Official. Yego. Ubundi ukore subscribe na like unyandikire. Nimero yanjye abafite akabike hafi y'abagategura cyangwa telefone MTN ni 0798 21 93 42. Reka nsubiremo. Hano iyi ntago ari radio barasubira. Ntago ari radio bro. Basubize. Ahubwo babwira no yindi niba ari natigo yifite. Iyo nimero mbahaye no MTN nayo ibiri no kuri WhatsApp wanyandikira. Aho ni sawa cyane wakoze kutuganiriza kandi courage. Fani. Nicyo ubwira abantu bose. Ikintu nababwira abantu bose badukurikiye. Icyambere cyo mudusengere kugira ngo ibintu byacu bigende neza nta mwiryane cyangwa nta kidobya ibijemo. Icya kabiri bakoreye ama subscribe baduteza imbere, like, share ndetse na comment. Ntukazajye wihererana ibintu uri kubona ari byiza, yohereza n'abandi basharinge nabo bareba ubwo bwiza nawe uri kureba. Yego. Asante sana. Ubwizo nawe. Nyine ubwiza bw'ibyo turi kubana. nawe arabizi unaravuga ngo byadiro byo bivuga ngo upo nyonyo ngo iri mwiza ububizi we ngo unabigendera nawe se nibyo tubwira twisoreza Ngereka mbabwire ni byinshi nababwira ngiye mfite byinshi nababwira man the entertainer yego ni byinshi cyane cyambere navuga ni Imana yo mwijuru ry'ibamira umugisha yego nshimira mamishimwe Mukamira nshimira Odette nshimira ni benshi nashimira yego n'umufana ngiri muri Kenya umumasera urayiyumvise yego ndabashimira cyane ndabakunda cyane n'abandi mwese Imana igibaho umugisha nukuri muri umugisha kuri njyewe hano tuba turi kubasusurutsa tubatamo ibyishimo aho ni sawa cyane yitwa Dr. M na Fani official TV n'umuhanzi yego the entertainer ikindi narenzaho nuko mwese aho muri mwigurira akantu mwitemo mwicare ku gasonga bugari umva twe turacyari abanyeshuri mana ahubwo badutemo badutemoshe mariage yacu gusi batangiye kwitwerera hakiri kare oya twabibabwira nawe bizanite ibintu reka tubipange neza so jewe aho muri mwitemo kandi mugubwe neza mwicare ku gasonga bugari murebe iki kiganiro nukuri turabakunda cyane turabakunda hari ukuntu tugakatuka tugashyira imbere subize okay ndibaza ko ni ibyo ngibyo bakoze kutuganiza kuduha umwanya the entertainer nawe tugushimira cyane asante sana ya waje utinzeho gatoya ariko buriya icyambere nakazi kandi waje unyagirwa Imana yo mwijuru guha imodoka ndayikwaturiyeho kano kanya pastor kubutanaturiye imodoka ariko the entertainer agenda gake shaje Imana yo imodoka sha guimodoka ntago ari vu natwe yidu ariko mwebwe ibahe reka twisoreze mwakurikirana kudukurikirana ko natwe reka dusubire mu biganiro byacu bitaha ciao ciao